Ya pole dadangu, pole dadangu. Oh. Pole sana. Uzi ko nzigiye kweli? Wari kuva muti? Uzigiye igihe pe. Nakusewe. Ukuntu nyereyemo byananiye no guhaguruka. Kusewe. Nta n'umuntu mbona hafi. Wowe imvura bayaguye ukiyambarira tudusiripa. Sina ahantu mvuye rero nta mvura yaguye. None se bro uvuye? Sha sister hari umuntu rero w'inshuti yanjye utuye hano hirya. Yaramaze ari mu munyururu. Yamaze kuse mu myaka 2 adasohoka. Yazize iki se ubwo? Sha sinzi n'urw'abagabo nyene. N'urw'abagabo. Gereza ni y'abagabo. Ni y'abagabo nyene nawe urabyumva. Nuko ubwo rero yaramaze yafunzwe yarafunguwe amaze iminsi yarafunguwe. Uyu munsi we nadometse ku kazi. Yaboneka nseruke murebe. Nuko ndamurebye araho nyine ubuzima bwo hanze burimo buramugora kurufatisha ariko azamenyera. Cyane ko yaraye mu rugo rwuzuye ntago uzatinda natwe. Niba n'umugore yaramubereye imfura akaba ataragize ibintu by'abasibasi by'abagore b'iki gihe. Sha aragaruka vuba mu buzima. Ni umuntu usenga cyane abantu basenga barasenga ntago ntaki yamubereye imfura. nyine twaraburanye muri iyi minsi niba byoroshye umuntu iyo yabaye umugore nyine nawe urabyumva ibintu byinshi bigenda bihinduka. Umutwara ameze neza. Umutwara ari aho ni ukuri nta kibazo turashima Imana. Natwe turaho. Ni ukuri ndabibona ariko kutubyara bimeze biti. rero nanjye ubwacu byaratuyobeye ko twarivuje bishoboka ariko ku bwanjye nkeka ko ari umugabo ufite ikibazo. Ntabwo iyo myumvire yawe ari myiza kumva ko umugabo ufite ikibazo kuko nawe ikibazo wakigira. Nyine ntekereza ko ari umugabo utabyara kuko twagerageje kwivuza ahantu henshi hatandukanye ariko mu by'ukuri igihe bambwira ko nta kibazo mfite ariko twarabyakiriye nyine tugomba guhebera urwaje. Nta kundi bigomba kugenda n'umuntu ariyakira.
we iyi sambu ninde wayibahaye ha niko ndakubaza reba hano uburu rwo rutwe rwa niko iyi sambu ninde wayibahaye ha ibi mukoramo muzi umva ariko si boss ibi bitaka mu biryo byose mbabone mu biryo ha murabyumva aho kuri kamubwire umugabo wawe siko ashobora kuba afite intanga z'uruhu kamubwire ikintu ugomba gukora njyewe mfite umuntu uri mu kazi. Mu kazi gute? Mfite umuntu wagukorera umuti. Kagira inkuru rero imene njye ndamufite nimba uri ready wumva yuko bikurimo. Meze uteze ni bogari ni umuntu wubatse umubiri kandi uzi icyo gukora. uri ready ko yabyara cyane nimba wumva uri tayari mbwire ngiye umukorera akazi. Nikosha zinsibika subi ibintu nibyo ibi mwarabyiza sha cyangwa mu bikora by'amaco yine ibi nimwe mwabikoze okay ndabona twakorana sha ndabona twakorana aha se ko mfite mission nshaka ko mwankorera ushobora kuba wanshushanyiriza ahantu hose welcome. wow sweet wow nanjye inzira zari zambaye ngendende kameze neza kuva mubonye ndumva ndabutse mu mutima se biriya bintu buribana nabyo gute kuri nyine ubibona ariko njye narabyakiriye ahubwo tuzaba twegere imbere kameze ya sinjye urusigira ahangaha kuki bari abantu batubangamira ariko ntabwo kiriya kigore kireba wagira ngo ntabwo gitekereza n'ikintu kiba mu isi ya cyonyine oh no chill sorry baby Oh. Okay. Oh, okay, fine. ngo zahageze cyoke hari ahantu narindi gatoya ariko uretse gatoya mu minota nk'icumi rwose umva bumupye gatoya ndahita muhamagara nabona ku gishushanyo neza neza nk'uko mbona ibi biri finyore hatabuzeho n'intambwe imwe mwabishobora ko mutavuga mukavugisha imitwe okay sasa rero ndashaka mu minsi nk'ibiri yonyine mbe mbonye kino gishushanyo cy'ubutaka bwose sawa Muse boss ego nyine turi kubona ko twika ariko se nta nakantu naduteye akantu keke muse urumva twabigukorera ku buntu aha ngaha mwarakodesheje mabatije iminsi ibiri yonyine mukaba mwaharangije ariko mfitemo nk'igihumbi hano reka nyibahe hanyuma turumvikane aya ni amasezerano tugiranye umwe 5 undi 5 ejo nzabone biri tayari
shit